Halo, Yesu ashimwe. Nongeye kubaramutsa mwese. Muri iki gitondo nongeye guhura n'umukozi w'Imana Pasiteri Mutama. Arabaramutsa. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. None ni tariki 19 Kanama 2022. Amakuru yacu tugiye kuyahera hano mu Rwanda kubwo kubura abasitari batandukanye, harimo Burabyo Iva wamenyekanye ku izina rya Iva Buravani, aho hashize iminsi 2 gusa twumvisha inkuru y'incamugongo, ndetse na Nkusi Thomas wamenyekanye ku izina rya Yanga. Kuri uyu munsi nibwo umuvandimwe wa nyakwigendera Yanga ariwe Junior Giti yashyize ahagaragara amashusho ye ya nyuma Yanga yifashe mu gihe cy'uburwayi bwe mbere y'uko yitaba Imana, arimo yifuriza amahoro n'imigisha abakunzi be. Si ibyo gusa kandi kuri uyu munsi ino tariki ya 19 Kanama 2022 nibwo umubiri wa Iva Buravani wagejejwe mu Rwanda. Iyi ni The Family 2015 nk'ibisanzwe. Kora subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Duhereye ku byo umuvandimwe wa nyakwigendera Yanga ariwe Junior Giti ubwo yashyize ahagaragara amashusho ye ya nyuma Yanga yifashe mu gihe cy'uburwayi bwe. Ayo mashusho yayashyinjije ku rukuta rwe rwa Instagram ubwo Junior Giti yagize ati: amashusho ya nyuma ya Yanga yagaragayemo ubwo yajyaga kwivuza muri Afurika y'Epfo. Ruhukira mu mahoro mukuru wanjye, wavugaga Imana muri byose, iruhukire, turagukunda. Muri aya mashusho ya nyakwigendera Yanga yasangizaga abamukurikiraga ku mbuga nkoranyambaga urugendo yarimo yerekeza ku kibuga cy'indege cya Oritombo i Johannesburg. Ntabwo Junior Giti yigeze atangaza igihe aya mashusho yafatiwe. Aha yashimiraga cyane umukozi w'Imana witwa Matama wari umutwaye, ndetse anamushimira ibihe bagiranye baganira ku ijambo ry'Imana. Nyakwigendera Yanga yagize ati: ndabaramutsa muri iki gitondo, nongeye guhura n'umukozi w'Imana Matama, arabaramutsa. Nongeye gushima Imana ko nahuye nawe tukaba tuganiriye byinshi ariko bijyanye n'ijambo ry'Imana ndetse no gukorera Imana. Imana ishimwe, ni nziza cyane. Yanga wanditse izina muri sinema nyarwanda ubwo yasobanuraga filime yitabye Imana ku wa 17 Kanama 2022 aguye muri Afurika y'Epfo, aho yari yajyanye abana gusura nyina ubabyara, akaba ariho yitabira Imana. Urupfu rw'uyu mugabo rwababaje benshi mu bakunze akazi ke ko gusobanura filime ndetse n'abo yabereye icyitegererezo muri uyu mwuga. Rocky Kimomo ufatwa nk'umwe mu bakomeye muri iki gihe mu bijyanye no gusobanura filime yavuze ko Yanga ariwe wamubereye icyitegererezo. Ati: iyo hatabaho Yanga nta Rocky usobanura mwari kuzabona. Nari kuba ndi mu bindi wenda nabyo bimeze neza cyangwa bimeze nabi. Gusa muvandimwe, ibyo wambwiye mu nshuro twasangiye wagarukaga cyane ku muryango, niwo gusa wagarukagaho, warawukundaga. Junior Giti na Sankara, twihangane muvandimwe wacu ugiye mu ijuru. Dukomereje kandi kuri nyakwigendera Iva Buravani wamenyekanye nk'umunyamuziki, uyu munsi tariki 19 Kanama 2022 nibwo umubiri we wagejejwe mu Rwanda uvanywe mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Umubiri wa Iva Buravani wagejejwe mu Rwanda muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi tariki ya 19 Kanama 2022 uvanywe mu Buhinde aho yapfiriye. Uyu mubiri ukigezwa ku kibuga cy'indege cya Kigali wakiriwe n'umuryango we ujyanwa mu buruhukiro mu gihe benshi bategereje kumenya umunsi azashyingurwa. Iva Buravani w'imyaka 27 y'amavuko yitabye Imana ku wa 17 Kanama 2022 azize uburwayi bwa kanseri y'urwagashya. Kugeza ubu abantu banyuranye barimo n'abakomeye, ibyamamare ndetse n'abandi banyuranye bakomeje kugaragaza agahinda bitewe n'urupfu rwa Iva Buravani ndetse na Yanga. Kuri aba banyakwigendera tubifurije kuruhukira mu mahoro. Amakuru yacu n'aha tuyasoreje. Wowe wabanye natwe wakoze cyane. Kora subscribe niba utarayikora, kandi niba wakoze subscribe wakoze cyane. Iyi ni The Family 2015.